buvanganzo bw'imikorere yacyo nta ndwara kitakoraho mu muntu. Utagisatuye wasanga cyicaye kamorobine z'amaraso. Ufashe igishishwa cyacyo uruhande rumwe wasanga kimeze nk'ifu, ukirambuye cyamera nk'impyiko, ukitegereje neza wagisanga mu mitsi, ibara ryacyo wasanga risa n'umwijima. Niyo mpamvu ifite uruhare mu kuvura indwara hafi ya nyinshi. Cyo ubwacyo nanze mbere basoma ngo nibura amabwiriza ibyo nasomye, nta mugambi mfite mu kubabeshya, nta n'uwo nshaka. Ishema ryo gushaka icyubahiro mu kinyoma natandukanye. Nakubwira ukuri bikakunanira, byashaka gutangarira ariko nakubwira ukuri kumbera icyubahiro ko nakubeshya. Onyo y'ubwayo ikatakaswe neza, ukayikatakata neza, maze yarangiza ukayishyira imbere yabugaburira. Ukaba wateguye icyo bita indimu, nayo ukayikata neza. Kugira ngo yikate neza wakora icyo bita kuyikata mu buryo bisa ngo ni position rondere, utuviringo. Ni ubwo buryo ubu yikase neza. Impamvu ni uko mu byinshi turya, muri hangana ndabambabwiye ibintu birebire, kuko mu byo turya hari igihe ubuhombye uri igihande kimwe. Ndavuga nk'ikigori. Kuri uyu munota muzakirebe uko gicoye. Uko zino nshoke zanjye zimeze niko nacyo kimeze. Gifite hatoya kikazaba kinini hano hepfo. Aha hanini habamwe amazi, aha kurikiyeho habamwe imyunyungugu, hano hejuru niho habamwe proteine. Ubwo bivuze ngo nge nawe dufashe ikigori kimwe tukagicamo gatatu, umwe akajyana icyo hasi yaba ajyanye ibintu bigizwe n'amazi ahanini, undi ajyanye icyo hagati yaba aturushije imyunyungugu cyane, ariko warya umutwe wacyo yaba aturushije proteine. Noneho ibyo mbivugiye ntyo mwihangane, mfite impamvu. Nuko nusatura ya ndimu, umwe akajyana agace kamwe, hari igihe yaba asizeho izuba ryagize rite, ryarasiye, akaba yarajyanye iburengerazuba. Niyo mpamvu rimwe na rimwe bakubwira bati ngaho kata mu buryo bita rondere, kugira ngo agace kose abagize ati abagafiteho. Na tomate nuko muri salade yayo bakurikiranye neza, kugira ngo akagabane kose abagize ati abagafite. None onyo indimu zayikata utyo, manuka fata akayiko gato k'ubuki, akaba ajya bita kuyele akafe k'ubuki, maze ushyireho. Rijya ku gasalade wenda kurya saa sita, jya usimbuka umunsi ubirye nka none, uvuge ngo n'ejo bizakora, hirya y'ejo bundi uzongera ugakoreshe, maze uzabikore 4 mu cyumweru. Wemeye ukabirangirisha ukwezi, ukaba uko bikoze inshuro 16. Ubu kandi aha mbigize itegeko, titukagaruka aha kuko tuzagaruka aha uje kwivuza izivurwa n'ibyo, ahubwo uzaze kwivuza izindi indwara mu cyo bise systeme, ubyo bita urusobe. Nta ndwara nimwe yaba systeme nerve, urusobe rw'imitsi yumva, ubwo mvuze ubwonko, mvuze imyakuro n'imitsi yumva. Ibyo bizaha gukorera bikubakire. Ubwo uzasinzira neza, uzibuka, uzajya uzirikana, uzihuta mu bitekerezo, uzakemura ibibazo utaguye agacuho. Aho ni muri systeme nerve. Nujya muri systeme respiratoire, aho ni mu rusobe rw'umuhumekero. Ubwo za sinizite zizavamo, ibicurane bya buri kanya, za asthma, za bronchite,
ibyo bintu byo guhumeka ukabura imbaraga, izo mpumbu za buri kanya, izo zizavaho bitewe n'uko onyo n'indimo n'ubwo buki bikora ibyo. Muri apareye digestif, ubwo ni mu gifu, ni mu mara, ni mu mwijima, ni mu rwagashya, bizabigutunganyiriza neza, witume ku gihe, inzara yawe ye kuba agakabyo, kuko hariho abantu nabo basonze ukabona ubwenge burayobye. Kandi mu mara yawe mato hashobora kuyungurura, kuko benshi bajya barya nk'abandi ntibibayoboke nk'abandi bitewe n'amara arwaye. Kugira ngo azanoze neza ntabwo ari kubyihutisha gusa, ahubwo ni no kubikamura ngo bive mu iby'ingenzi. Umwijima wawe wari usigaye uryama bikaba inzozi nyinshi, ibinya byinshi byo mu maguru, kumva ukunda kurakara ubusabusa, abana bikanga kenshi, indwara z'ibicuri, umwijima wawe uzasubira ku gihe maze ukore neza. Ku bafite ikibazo cy'isukari, bazaba bakuyeho ubuki, bo bakoresha indimu gusa na onyo. Impamvu nta cyizere dufitiye abashatsi b'amafaranga ko hatari igihe ubwo buki bajya bashyiramo ibindi. Uzafate ya onyo na ya ndimu ubivange, mu mwanya w'ubuki uzashyireho amavuta y'ibihwagari, aragurishwa muri za alimentation. Nuramuka ubivanze utyo, ni wo muti mwiza. Muri onyo harimo insuline naturelle, itari ya mpimbano ya indi yavuye mu ngurube. Arega satani yadukoresha no, ariko wari uzi umuntu guhagarara ati mubare witutuzwa kurya ingurube wakarya umufa wayo wo muri insuline, bitewe nuko atazi uko byagize bite, uko byagenze. Rero ibyo nubirya bizaguha insuline, maze akari gukorwa niyo bita serire beta yo muri pancreas cyangwa se mu rwagashya, kazagenda kaviriye ko mu mara no mu mwijima kivanzemo, maze uwo munsi isukari ye kuganza, kugeza ubwo amaherezo pancreas yawe izongera kugira ubushobozi bwo kurema insuline, ya serire yari yarapfuye yarangiza nayo ikongera ikazuka. Uko niko bavurisha ibihwagari, onyo n'indimu indwara ya diyabete. Ubwo twaba turangiye n'undi wese, hari abantu batagwaye diyabete ariko mu gahe gato cyane bakunda kurya bashonje, maze ugasanga nyuma yo kurya babaye barakaye bivumbura ubusabusa, bitewe nuko iyo umuntu yakoze cyane atariye, amara indurwe zisharira mu maraso, agasigarana ibiryoherera, isukari ikamuganza, maze bigatuma arakara ubusabusa. Birakwiriye rero kujya ubirya kugira ngo nibura iyo sukari itazajya kuganza, ugasanga ku kazi watonganye uri gusubiza abantu nabi, nuko uzabigenza utyo. Nibyo bivura imibonano idafite ubushobozi, nibyo bivura amaso atareba neza, nibyo bivura umutima utera nabi. Ariko byagera ku mutima ho, twemerera abantu no kongera gushyiraho amavuta ya elayo, bagakuraho yayandi ibihwagari bagakoresha amavuta ya elayo, sibyo? Nugera muri za alimentation ukibagirwa izina rya elayo ko ryo rya Bibiliya, uzabaze amazina ahwanye na babantu biwanyu, aho mujya mwita ba Oliva naho mujya mwita ba Olivier, nuko uje wibukiraho ngo mumpa amavuta ya Olivier, nuko uzaba bazabimenya, nuko simumpe Oliva, nuko asigariye azaba ari elayo baguhaye, maze izakuvurira impyiko, izakuvurira amara afite impatwe, izakuvurira impyiko, izakuvurira umutima, izakuvurira igifu kinanirwa. Ngaho ahantu ibi bintu ni kubabwira, uwafata muri gahunda y'umuryango kavuga ati ubu ngiye kugura igice cya litiro cya elayo ibihumbi 4,500 kuri za alimentation zoroshye, ukavuga uti ndagura litiro y'amavuta y'ibihwagari, ubwo ni ibihumbi 3 cyangwa 2,500 muri za alimentation zoroheje, maze ukagenda ukabishyira mu muryango, maze wowe n'umufasha wawe mukabiganiraho, uti nge n'abana banjye nawe, hehe n'indwara y'umutima, hehe n'indwara y'umwijima, hehe n'indwara y'impyiko, hehe na hemoroide, hehe n'amara maremare, hehe n'amatoya,
hehe n'igifu cyumye, hehe n'umutima utera nabi, hehe n'umwijima wo kudukenyurira abantu. Ugomba kujya uhinduranya muri za salade, none ugakoresha elayo, ejo ugakoresha ibihwagari, ejo bundi ugakoresha elayo, maze ugasigara uvuga uti rero mwijima ngo urahangara, aho ntuzahamenera. Mbese ntabwo byaba ari byiza? Nuko Imana izabafashe, izana bibashoboze, mwihindukira abaganga mukoresheje ibinini Imana yagize ite yaremye, nawe biri hafi yawe. Ni ukuri kiretse ko Bibiliya yavuze ngo umunyabute akora ku mbehe akagira ate, akananirwa kwitamika, akaboko kageze ku mbehe kananirwa kwera ku munwa, ngo ntaba yarenganye nawe. Nuko acyakora kandi Bibiliya ikongera iti uwinaniwe